Hanyuma rero hari amakuru twashakaga kubabazaho niba byashoboka kuri telefone. Kuri telefone nayabaha ariko ndahuze gatoya. Aha. Hari abantu turi kumwe mu nama kandi turacyari na kumwe. Yego. Yabaye wari unyemereye nibura wenda nka nyuma y'iminota nka 20. Sawa, nta kibazo ndabahamagara. Mwari mubonetse? Twaganira noneho. Nkuko nari mbibabwiye, hari ibaruwa imaze iminsi igaragara ku mbuga nkoranyambaga igaragaza yuko ari ibaruwa mwandikiye umwe mu bakozi mubereye umuyobozi mu kigo muyobora aho hano muri Rusizi. Yego. Iyo baruwa mu by'ukuri abantu benshi bayivugaho byinshi, ariko kugeza ubu twe tubahamagaye kugira ngo tubabaze ukuri nyirizina ku bijyanye n'iriya baruwa. Mu by'ukuri iriya baruwa namwe mwarayibonye? Twarayibonye. Yego. Ubwo ibintu byose bigera aho bikomoka nyine, nubwo wenda biba byagaragaye nabi cyangwa harimo n'aya magambo atari meza. Yego. Ariko dufite animateri. Yego. Ngira ngo bwa mbere wenda ubwo ni igihembwe cya mbere cyari kirangiye cy'uyu mwaka w'amashuri nyine ushize. Yego. Yasabye uruhushya ari ku itariki ndatekereza ari 16, ubwo abana bari barangije ibizamini. Amazina ye yitwa nde? Yitwa Iradukunda Benjamin. Yego. Hanyuma asabye aratubwira ati ndagiye none ariko nzagaruka ejo kuri 17. Birangira rero atagarutse, abana barinda bataha ku itariki 22 z'ukwa 12 ataragaruka. Ngewe rero ntabwo ndi umwana, ndavuga nti wenda uyu muntu aracyari umujene, birashoboka ko nyine ubwo wenda hari utundi yagiyemo tw'abantu batari bamenyera akazi. Yego. Umuntu yanabyihanganira nta n'ikibazo. Mu gufungura mu kwa mbere abana bagombaga kugera ku ishuri ku itariki 5 z'ukwa mbere. Yego. Kandi tuba twatanze amatangazo cyane cyane kuri aba bantu baba bashinzwe discipline kugira ngo baze kwakira abana kuko ikigo ari boarding school. Yego. Ngira ngo icyo gihe yaje ku itariki 6 nimugoroba, ubwo twebwe twarakiriye abana barahageze. Ibyo byose nyine umuntu akabyihanganira, ariko turavuga ati uyu muntu reka tumugire inama. Ndabyibuka ko namwandikiye ibarwa yo kumugira inama, ubwo ni ukumwereka ibyo yakagombye kuba akora n'uburyo yakagombye kubikora, ibintu bikagenda neza. Bivuze ko ni ibaruwa ya mbere icyo gihe mwari mumwandikiye mbere yuko mwandika iyi ngiyi? Kumugira inama rwose, ni ukumugira inama. Hanyuma bidatinze afungura akabari, abyita alimentation ariko ubwo harimo byose. Ku marembo y'ishuri. Noneho tugira ikibazo rero cy'abazamu bari kurwana n'abana basohoka ngo bagiye muri alimentation kuguramo utuntu. Abanyeshuri urumva baturi boarding school, abanyeshuri barava mu kigo bagasohoka, ariko cyane cyane bakitwaza nyine kuko ngo bagiye kwa animateri. Urumva siwe wenyine wo hacururizaga, birumvikana hari n'abandi. No gufungura business nta nicyo binatwaye rwose pe, abantu babyumve neza. N'undi yayikora, nanjye nabikora, kandi ufite n'akandi kazi birashoboka. Ikibazo rero cyabayemo, urabona habaye nimugoroba, abana bakagombye kuba bajya muri etide. Mu gihe cyo kujya muri etide arimo arakubita umuryango ngo agiye ngo muri alimentation hakurya y'umuhanda. Ariko kabari ke nyirizina. Yego. Noneho nawe kandi twamushaka kenshi ukabona nyine niho aturutse niho ava. Nubwo ati rero wari ukwiriye kuba urimita iyi vibe y'abana baza aho ngaho mu kabari. Noneho weho ugafata ibiri ibyawe ukabihereza umukozi wawe akaba ari ubikoresha, wowe ukaboneka mu kigo n'abana. Abana nibagutume ubishyire kuri ku karise uze kubibazanira, nk'uko n'undi wese urwaye tubwira animatrice cyangwa animateri nimba ari amata akajya kuyamushakira akayamuzanira, ariko umwana atagiye hanze. Ibyo rero abyakira nabi. Turamubwira ati rero ibyiza nimba udashoboye gukorera business ahangaha ngo uyishakire abantu bayokipe, wowe uze mu kazi yijyane hirya, uyijyane kure, uzayishakire abantu hirya ku buryo nta correspondance hagati yawe n'abana iri buze kuza muri ibi bintu. Abyakira nabi. Dufite case y'umwana utwite, ntabwo inda yayivanye mu kigo, byo twarabikurikiranye, inda yayivanye hanze, ariko nabwo iyo tumufite mu kigo ni nkaho tuba dufite nyine ikimwaro n'ubundi. Kuko uwo mwana aba ari uwacu. Rero turavuga tuti
byiza wabijyana ahandi cyangwa ukabifunga tugakora akazi niko katuzanye. Abyakira nabi ariko mu by'ukuri ari naraza kubifunga ariko abyakira nabi. Hanyuma rero tujya kumwandikira iriya barwa. Yego. Ngira ngo abanyeshuri batashye ku itariki 30 ariko ubwo hagati aho ngaho n'ubundi twigeze tumwandikira noneho hari aho twamusabye ibisobanuro kubera ko wabonaga ko bikabije. Bivuze yuko yari asanzwe agaragara nk'imico itari myiza. Ukagira Imana we kubwire ngo kuko icyo gihe twamubaza twese twakagombye kuba dufite isuku mu kigo, nta suku uzi n'amasura tuba dufite. Abana ntibambaye uniform neza kandi uniform ababyeyi baraziguze abana barazifite. Abana barambara za bodaboda kandi ntabwo byemewe muri boarding school, bakagombye kuba bambaye uniform imeze neza. Twite ku bana, abana base neza, ibintu byose bigende neza, ukabona ntago abishyikira. Ariko nk'abandi wenda nuko aracyari mutoya nta n'ikibazo twagakwiriye kuba tugirana n'uyu nguyu, tuzakomeza tumurwaze. Ariko none ejo bundi ku itariki 30 z'ukwa gatandatu abana batashye kugira ngo yazamukanye na za kwasiteri zitwaye abana kuko twe turazinduka bavuye mu kigo nko mu masaa 10 gutyo, saa 10 n'igice za mu gitondo. Yego. Bagiye muri gare ya Rusizi kugira ngo bategere abana bajya hirya no hino mu ntara. Yaransize mu kigo nari impari, wenda ibyo kuvuga ngo yasinyishije OM ntabwo mbizi uko bazisinyisha kwa secrétaire akazizana tukazisinya, kandi yari abizi ko ari buze gutwara abana. Ntekereza ko impamvu atayisabye nuko wenda yavugaga ati n'ubundi ndahita nigendera, njyewe niko mbyumva. Yazamukanye n'abana ageze muri gare arabategera bien sûr, nawe atega anagenda nawe rigendera. Ubwo hari abana baje gusigara nyuma, nagiye gutegera ku muhanda munini kugira n'ingorane, ngira ngo iyo modoka yari yanakoze impanuka, sinzi niba mwaranabyumvishe. Yego. Bampamagara nirukanka njya kureba nimba nta mwana ukomeretse, cyokora ngize amahirwe mpagera nsanga nta wakomeretse, ngira ngo bari ari 7, ubwo nari nzamukanye n'akamoto. Hanyuma ariko kubera ko abana nabo bajyaga kure, hari uwajyaga za Gisenyi, abandi Kigali, abandi za Nyamagabe, hari urumva nabo hari kure kandi bwari bukeye bagomba gutega. Ndabandi reka nsubire hepfo nshaka imodokari, noneho nze ndepana abana nibura tubageze muri gare hakiri kare batege bagende. Mpita nsubirayo nshaka imodokari, ndazamuka mpageze abapolisi barambwira ati reko Cedric wowe uratwara abanyeshuri, tubwo abanyeshuri ntacyo babaye, twebwe turabagutegera bagende, wowe dutwaza inkomere. Ntwara inkomere ndazijyana zigeze Igihundwe, nongera nsubirayo cyo ko nasanga abana babategeye bagiye. Uzitwaye kuri moto yawe? Oya ntago ari moto, ni imodokari. Yego. Yari imodokari. Natwaye nk'abageze nko muri 4 gutyo 5 bari bakomeye. Hanyuma rero ngeze ku ishuri ndavuga ngo reka noneho mpamagare animateri numve ko aba bana muri gare nibura bateze. Ndamuhamagara arambwira ati nari mpavuye, atari ko reka subireyo. Tegereza ko mpamagara ndaheba, namuhamagara ngasanga telefone ntiriho. Ndavuga nti rero ibi ntabyo. Mpamagara duwaye w'abarimu atuye hafi na gare. Ndavuga nti jya muri gare undebere aba bana nimba bateze bagiye. Ajyayo arareba arababura, arambwira ati ibyo ari byo byose batashye kuko ntabahari. Okay sawa. Animateri cyo ko ndi kumuhamagara ntatore telefone, wamumpamagariye aramuhamagara, mu kandi kanya arampamagara, wari ko se nguri kumbura gute ngo kandi telefone yanjye ngwiriho, ubu nanjye ngo ngiye kuza ngo ngiye kumanuka. Okay, umva nta nibibazo. Nda rero bigera nimugoroba ataje, ngira ngo nimugoroba nibwo namenye ko yagiye. Yagarutse ku itariki 4 z'ukwa karindwi. Kandi koko yagombaga nyine kuba ahari kuko yari ari kuri liste y'abantu bazakora surveillance mu bizamini bya leta, kuko urumva na animateri uko byagenda kose agomba kujyana n'abana. Noneho rero mbonye iyo minsi yose nabanze kuyu muntu ahari kube ari njyewe uhora umubwira buri gihe, ushobora kuba atabyumva nabi, reka tumujyane mu kanama ka discipline. Tumujyana mu kanama ka discipline kamusabira kiriya gihano cyo kugawa. Ikibazo cyabayeho muvandimwe buriya mu kazi abantu bahura n'ibintu byinshi, urumva nari imbabaye ukurikije utuntu twagiye duhura natwo kuri animateri kandi tutari ngombwa.
kumwandikira rero nisanga nashyizemo amagambo wenda agoye kuyakira cyangwa se akomeye anababaje bitari ngombwa, ntabwo byari ngombwa kandi nanjye ndabyemera ko bitari ngombwa. Ahangaha nanasabe n'imbabazi n'umuntu wese wasomye iriya barwa, ntabwo byari ngombwa. Yambabarire rwose, uwabibonye akayisoma ambabarire, nuko yamfashe yambabarira. Ariko waba warabonye iriya baruwa ntiyatekereza ko ari ibindi bintu mushobora kuba mwarapfaga na animateri? Ntabyo, nta na kimwe, ntabyo, nta kiri inyuma y'icyo cyo gukwiye, ntacyo, kuko nawe ngira ngo mu byo avuga nyine ngo iyo bizinesi yiwe ngo niho byahereye, ariko nta n'ikibazo cya bizinesi, ikibazo cyari akazi, ntabwo twarwanyije bizinesi yiwe. Urumva disipurine y'abanyeshuri, ntabwo, nta rwango, ntarwo napfikise nawe ndamwanga se, nkaba naramukose nkamuhereza amanota atamwirukanisha amanota 70 nimba ari 8 gutyo. Uwo muntu ndamwanga. Uri kumva hari gahunda se mfite yo ndamwirukanisha kubera iki? Nawe ko ari mutoya, ko akeneye kubaho, akeneye imibereho. Twihanganira abana, ariko nabo dukorana nabo tubasha kubihanganira ukurikije n'imyaka nabo baba bafite. Ikibazo rero nyamukuru cyabayemo ni uburyo wenda nanditse ibarwa, ari nabyo nanjye magingo aya ngaya bimbabaje, n'uburyo abantu babyakiriye. Uretse ko tunabyandika nyine, urabyumva, ntabwo twabyanditse tuzi ngo birajya muri social media. Ariko direct wareba nyirizina ukuntu wanditse iriya baruwa, akareba nyirizina nka kira kujya kurangiza, aho uvuga ngo ndabizi kugaya biragushimisha, agenda wigurira agacupa, buriya nukuzi ko asanzwe agakunda. Arega ni icyo ngicyo, kuko natwe twaramushakaga tukamusanga aho ngaho, kandi nyine akakubwira muri ubwo buryo nawe. Bivuze ko rero wari ushyize ukuri kose nyirizina ahagaragara nubwo bitari bikwiriye. Urumva ntabwo byari ngombwa. Ntabwo byari ngombwa rwose. Nyuma rero ubu ngubu niki kigiye gukurikiraho, nyuma y'uko meya w'akarere ka Rusizi gerageje kuganira n'itangazamakuru akavuga yuko nyirizina agiye kukwegera mukaganira, akaba yabagira n'inama, ubu hakurikiyeho iki? Icyakurikiyeho icya mbere cyo, urumva iriya barwa ntabwo yari yo twarayihinduye. Hanyuma ikindi, uyu Benjamin ngira ngo naramuhamagaye musaba ko yaza wenda tukicara tukaganira, kuko ni akazi. Tukaganira ku kazi, tugasabana imbabazi aho bitagenze neza, kandi haba hahari birumvikana ukurikije n'uko ibarwa yari iri. Ikindi, ngira ngo hari ibisobanuro nagombaga gutanga, kandi uyu munsi nabitanze kwa meya. Bari dufitanye gahunda, ariko turavuganya agenda, kubera ko hari indi nama yihutirwa agiyemo, tuzongera guhura ejo saa 3 mu gitondo. Ubwo rero ngira ngo ni ibyo ngibyo mwari mumbajije. Ubu ngubu ubu ntabwo ufite igishyika yuko iriya baruwa ishobora kuza gutuma biba ngombwa ko wegura ku kazi cyangwa usaba gusezera ku kazi? Ntabwo nakubwira ngo hari igishyika mfite. Buriya ubu wagira igishyika wenda wabikoranye umutima mubi, ariko mu by'ukuri ngewe numvaga ndi gucyaha umuntu wanjye kugira ngo nibura akazi kazarushaho kugenda neza, uretse ko atari ko byagenze. Rero kandi nabwo bibaye ngombwa ko umuntu ava ku kazi, tuzi nawe urabizi nyine, ubwo umuntu ashakisha ubundi buzima akabushakira ahandi. Kuko mu buzima umuntu ntabwo aba ku kintu kimwe, none mba ndaha ejo nkajya ahangaha, ariko mu by'ukuri byumvikane ngo nta rwango mfitiye uyu muvandimwe, ntarwo rwose pe. No kubikora kuriya, ubwo nyine natekereje ku byagiye biba, umuntu turamubura, yigire mu kabari, umuntu arahari ntashaka gukora, ugasanga nyine birivanze. Hanyuma nta rwango. Tugarutse ku bana mubereye umuyobozi, hanyuma birashoboka yuko mushobora kuganira na animateri, ndetse nawe mukaza wenda akarere kakaba umurongo kakabunga, mugasubira mu kazi mwembi. Bizatanga iyihe sura ku bana muyobora? Ariko n'ubundi nta n'ikibazo urumva, uretse akazi no kubwira umuntu ibintu yakakwiriye kuba ari gukora, kandi uretse nawe n'abandi, umuntu wawe atari ku ibi ngibi ntibyagenze neza, ariko wabihindura tukabigenza muri ubu buryo. Nta kibazo rero na kimwe gihari nabona twagirana nawe,
turi mu kazi kuko numvishe ko hari aho yavuze ngo we icyo ashaka ngo ni ukuhava ariko ko ntawe umwanga se cyangwa ngo amubwire nabi ibyo tumubwira ko ari akazi buriya kubwira umuntu iby'inshingano ze rwose umuntu yakagombye kubyumva kuko ntabwo ari ikibi kindi umuntu aba abwiye umuntu rero kuba twajya ubundi se twajyaho nyine tutagiye mu kazi ngo tugakore mu gihe babitwemereye ko tugomba kugakora. Birumvikana neza ko ubwo ngubwo ni igitsure mwe mumushyizeho umukozi kugira ngo yuzuze inshingano ze. Ibyo uretse ko wenda bitumvikanye nyine akabijyana muri social media bikaba bigiye hanze ariko context yo yari iyo ngiyo ariko mu byagaragaye nabyo nyine ubwo n'ayo magambo nakoresheje mabi. Kandi nayo ukaba wemera yuko ushobora kuba wayamusabira imbabazi rwose pe oya byo naranabikoze kandi n'ubu ngubu ndanabyemera ndanavuga ngo n'umuntu wese wasomye biriya bintu rwose musabye imbabazi. Gira ubutumwa utanga rero ku bantu wenda bari buze gukurikira ikiganiro tugeranye kuri telefone mu by'ukuri kijyanye n'iriya baruwa ndetse kugeza ubu ngubu nuko umwuka umeze mu kigo muyobora. Icya mbere buriya mu kazi habamo ingorane nyinshi nyine akazi nawe urabizi ariko buriya icya mbere wenda ku bayobozi umuyobozi nyine agomba kwihangana kandi reka mvuge ngo ntiyihute mu gufata ibyemezo cyangwa se mu kwandikira umuntu nko mwaburiya buryo nk'uko byagendekeye aho wenda ni abayobozi ariko ku bayoborwa nabo bari bakwiriye korohera ababayobora bakabumvira rwose dukora iki bakagikora. Numva muri makeya ari ubwo butumwa nge natanga kandi byatuma akazi abantu bafite bagakora neza. Nimba hari uyobora ntibamwumvira nk'uyobora uyoborwa nawe yumve ko nyine agomba kumvira umuyobora akazi icyo gihe bizagenda neza ariko iyo bitagenze gutyo hazamo rwaserera nyine ugasanga ntabwo bigenze neza. Ubusanzwe ubundi ikigo cyanyu cyari gifite umubare w'abanyeshuri bangana gute ubundi mwajyaga mutsindisha ku kihe kigero? Mwakoze cyane dufite ikigo kiracyari gitoya kuko cyabaye public school ashize nk'imyaka 4 tuba tumaze gukora iyi nshuro dukoze ni ya 4. Dufite rero ishami rimwe rya building construction dufite abana 171 twakoresheje abana 75 ubu ngubu harimo wa wundi umwe nababwiye watwaye inda ariko yaje kuyibyara yakoze yarabyaye ariko adafite imbaraga cyane nta nubwo twizeye wenda ngo azatinda neza ariko nawe yarakoze. Mu gutsindisha rero kugira ngo duhora dushimirwa n'aka karere ka Rusizi mu bigo bitsindisha neza hano muri Rusizi turazifite ziramanitse. Umwaka washizeho abatsinze nyirako twaje ku rwego rwa 10 ku rwego rw'igihugu ku mwanya wa 10 ku rwego rw'igihugu. Ni ikigo nanjye nakubwira ngo wakoherezamo umwana wawe akiga kandi akiga neza no muri discipline baradushima hano mu karere ibyo mvuga ni bizaza mu itangazamakuru babyumve ntabwo nkubeshya. Rero ni ikigo gitsindisha kandi kigatsindisha neza. Murakoze cyane mwongere mutubwire amazina yanyu. Amazina ni Nambajimana Pio umuyobozi wa College La Lumière Gashonga. Murakoze cyane kubw'ikiganiro muduhaye. Namwe murakoze.